Hello, ndabasuje mwese nizere ko mumeze neza cyane muri amahoro. Ndashimira abantu mukomeje gukora subscribe rwose, ndabashimiye cyane muri kuntera inkunga ikomeye. Nimba uri mushyashya nawe ntibagiye gukora subscribe kandi ndakwakire kuri channel yanjye. Uyu munsi ngiye kubera ko twategura amaburete aryoshye meza kandi yoroshye. Kandi ntangire mbereka ibyo tugiye kwifashisha. Ufite inyama ziseye, tugiye gukoresha n'ibitoshyamo n'ibitunguru, nuko ukatamo udutunguru duto cyane kugira ngo tuze kugira kuba dufite hafi bivuze ko bifite size imwe nk'izi nyama ziseye. Ndashyira persil nayo ugomba kwikatamo duto cyane, ubundi ushiremo n'umunyu, ushiremo n'ama poivre noir, ushiremo paprika, ibirungo byose by'amafu ukunda gukoresha cyane mu gikoni washyiramo rwose nta kibazo. Nashyizemo na katangawizi gakeya, ubundi nshyiramo na oyster sauce. Ahanini ikoreshwa muri bino abana nka mu mafi, bino bintu byo mu nyanja, ariko njyewe nakoresheje mu nyama ntacyo bitwaye rwose, ni ikirungo nk'ibindi birungo byose. Ubundi ndaje nshyiremo na sosi soja irisiki. Murabizi ko habaho sosi soja irimo umunyu, imeze nk'umunyu, na sosi soja nayo iryohereyemo buke. Uyu munsi njye nahisemo gukoresha sosi soja irimo iryohereye, biraza gutuma amaburete yanjye aza kuza aryoshemo cyane. Ubundi nze kiremo n'ibindi birungo by'amafu mfite ku ruhande rwose, ibirungo bikorohera ufite mu rugo wabikoresha nta kibazo. Ubundi ndashyiramo n'akayiko kamwe ka mutarde, ubundi nze mvange mu buke. Ubundi ndahita nshyiramo n'igi, nshyiremo n'ubuvungu bw'umugati. Ushaka kuba ufite umugati wawe mu rugo worohereye, ushaka ubuvungu wagira urawufata ukawubabura nko ku ipanu cyangwa ku isafuriya, ukaza kugeraho wagagaye, ubundi ukaza kubugira kubusya. Ubundi beza kubyara ubuvungu bw'umugati. Ubundi uvange, ndumva ibirungo byose ahanini nabishizemo, uvange neza kugira ngo ibirungo bibashe kugera hose bana. Ubundi zize kuza kuba ziryoshye, ukomeze uvange mpaka kugeza igihe ubona byanoze kabisa. Ubundi ndaje mpfundikire ntegereze nk'iminota nka 20. Si ngombwa, si itegeko, ariko ikiza no gutegereza nka 20. Nahise mbitereka muri frigo, cyangwa ushobora no kubiteka ku ruhande kugira ngo ibirungo bibanze bifate neza ku nyama. Ubundi ndahita mfata amavuta nyasige ku ntoki, ntangire nkore ububure nk'uko muri kubibona, kugize ngo ububure bitewe na size ushaka. Njye nahisemo dutoya tutari tunini cyane. Wishaka wakongera cyangwa ukagabanya uko ubyifuza. Ubundi komeze ukore ubuforomo butoya, ubuzeru butoya cyane. Urabona ko haraza kubamo izitubutse cyane. Ndahita ntangira ngiye kuzitangira kuzikaranga. Njye nakoreshejeho akaberi gakeya, ushobora kuba ufite na margarine nawe wayikoresha nta kibazo. Ubundi nshyiremo n'ubuto bukeya, ubundi ntangire nzikarange. Bisaba ko ugenda uhindura kuri buri ruhande, utekere ku muriro mukeya kugira ngo zitaza gushirira, ugenda uhindura ku mpande zombi kugira ngo bitaza gushirira. Uko muri kubibona wabona ko rwose zirasa neza kandi ntabwo zirashirira. Ubundi nizitangira gufata irange, murabona ko zitangiye gufata irange, guhindura gufata irange. Ubundi nubona zahiye ku mpande zose, zafashe irange neza, utangire uzarure uzikure mu mavuta, ziraba zahiye. Njye nazitekera rimwe mu ipanu nini, wowe watetse nyinshi wakorwa amaseri menshi cyane. Murabona ko rwose zirasa neza kandi ntabwo zashiririye. Ubundi uze twumve uko zimeze, twaje twumve ukuntu zimeze. Umva ziraryoshye, ntabwo zikomeye. Hari ukuntu umuntu ashobora guteka burete zikomeye, ariko rwose nkuko mubibona ziroroshye mo imbere rwose, ziroroshye cyane rwose kandi irahumura cyane. Mwakoze kureba video yanjye, mwakoze kuntera inkunga. Abantu mukomeje gukora subscribe ndabashimiye cyane rwose. Aba subscribe bari kuza buke buke, bazagenda biyongera, ndabizeye cyane. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao.